Muraho neza, ndabasuhuje abo tuziranye n'abo tutaziranye, amahoro. Gahunda ni ikiganiro duhugurane nk'ibisanzwe. Ndashaka ko uyu munsi tuganira ku magambo amwe n'amwe dukoresha tubwira ba bana bakora akazi ko mu rugo cyangwa se bamwe badufasha imirimo yo mu rugo. Njya numva abantu benshi bakunda kubita ngo ni ababoyi, ngo ni abayaya, ngo ni ba karyarugo, ngo ni ba ntegera mbimare. Ariko mu by'ukuri uriho urabwira ayo magambo cyangwa se uriho uratuka, kuko ayo ntabwo ari amazina wakwita umuntu, ni ibitutsi. Uriho uratuka muri ubwo buryo nawe ni umuntu nk'abandi, nawe ni umuntu nkawe, ava amaraso nk'ayawe. Kuba yaragize ibyago akajyamo agahura n'ubuzima bumugoye butuma aza kugukorera, ntabwo ari cyo gituma wumva ko atari umuntu nkawe, ntabwo ari cyo gituma wumva ko wamusuzugura, sibyo? Uriho uramutuka nonaha ariko ntabwo uzi umugambi mwiza Imana imufiteho, ntabwo uzi icyo Imana yanditse ku buzima bwe. Uyu munsi birashoboka ko ari kugukorera, uyu munsi birashoboka yuko ariho ararera abo bana bawe, arabafurira, arabatekera, ariko ejo Imana we ku buzima bwe yanditse ko ejo cyangwa se mu minsi iri imbere azaba ari umuntu ufite kampani itangaje, azaba ari umuntu uyoboye abantu runaka, azaba ari umuntu uyoboye ibigo runaka. Wowe uramurebera mu isura ako kanya arimo, ariko ntabwo uzi umugambi mwiza cyangwa umupanga Imana yapanze ku buzima bwiwe. Rero please, njye mba numva bidakwiye abana bakora akazi ko mu rugo nabo ni abantu nk'abandi, kandi iriya mirimo agufasha nshuti yanjye, ntukumve yuko kuba yigufasha yabuze ibindi bintu akora. Oya, niho icyerekezo nyine ako kanya arimo cyamwerekeje, ariko ntabwo ari iryo herezo ry'ubuzima bwiwe. Rero mba numva wamwubaha nk'uko wubaha abana bawe, mba numva wamwubaha nk'uko wiyubaha, ukumva yuko ni umuntu mufatanyije urugendo rw'ako kanya, cyangwa se ni umuntu muri mu cyerekezo kimwe ako kanya, kuko yaje kugira ngo aguhe amaboko yiwe, ariko nawe muha ubumuntu bukurimo, sibyo? Rero numva mwabubaha nk'abantu, cyangwa se numva wamwereka urukundo kuko nawe ararukeneye. Murakoze.